Sandrine buriya nawe ejo twarabivuze. Sandrine uko bivuga uko yatangiye stage kuri TV1 nyuma akajya kuri Red Blue agatangira guhembwa amafaranga make noneho nyuma sebuja aramubenguka nawe ntiyamuhakanira nk'umwana uvuye muri stage agifite imanite yego mu dufaranga duke yahembwaga sobuja agashaka kugugira inshuti biragora kwanga cyane ko akeka ko ari umusore ko atarafite umugore atarazi ko afite umugore ibyo musabye arabyemera ko yabonaga bashobora kuzarushinga noneho Sandrine biriya yishyuza yagezaho kubera ko yagendaga yahoranaga na sebuja yavuga shida afite akamubwira ati kora muri tiruwari niba hembwa 100 akaba yakuramo ayakeneye 80 20 zigasigara ejo ukundi kwezi yakenera ry'itano naryo akarifatamo ku buryo ntaho yasinyaga nta banke nta konte nta momo nta bimenyetso by'uko ayo mafaranga yaba yafashe cyangwa yitwa igihembo bari baravanze ngo byaje kugera ahantu amakuru mfite byaje no kugera ahantu kuko urumva nyine umuhungu yaramukinnye bihagije byaje kugera ahantu bajyana kurambagiza inzu yo kuzabanamo kuri Yanze bayigura n'ibikoresho ekipomo amarido y'intebe urumva abantu iyo batangiye kuvuga inzu azabanamo na Jackson ubwo harasigaye kuvuga ngo gufatanya kugura utwambaro tw'umwana iyo inda iba yaragiyemo kandi Sandrine yavuze ati iyo ushaka kubyarana nawe ntago byari kunanira narabivuze hanyuma nyuma haza kuza uriya undi mukobwa ari nawe ngira ngo uriya Jackson yasezeranye nawe mu kwa gatatu batangira akajyaza kumusura ku kazi Sandrine akabibona hanyuma rimwe na rimwe ngo akaba ari yasohokanye n'uwo mukobwa mushya uwo basezeranye mu mategeko agapostinga amafoto batarasezeranye ariko datinga kwa none Sandrine atangira kubona ko ibintu byahindutse atangira nawe n'umuntu si umuntu si umuntu physible zitangira gushyuha hafi gusota atangira ati ibintu ndabigirane abona ko biri kugana habi ahindura imyitwarire n'umugabo ahindura imyitwarire bigaragara ko nta kikirimo ibyo bari barabeshyanye bitagifite garanti hanyuma niko gutangira rero kugira umuhungu akomeza yitegurira ubukwe Sandrine arabibona ariko hagati aho wa mugore bahishaga wo Jackson yarafitanye nawe umwana wa mbere abyaye undi nukuvuga yamubyaye nawe ari kirimo izo drama umwana wa kabiri yavutse Sandrine agisa n'uri kwibere akizeye ko bizakunda ariko havutse uwa kabiri avuga ati rero mbere yamushyiraga ati ntago twasezeranye n'ubwo dufitanye umwana havutse uwa kabiri aramubwira ati rero urabona none umuntu tubyaranye kabiri sinamuta kandi ibyo ni logique yego Sandrine atangira kwiyakira haje muri wa gatatu rero uzasibura undi wa kabiri atari na Sandrine abona ati ariko naho hagati aho donc amaresitora y'Imuhanga utubari tw'Imuhanga iyo niyo nkuru ransoma iyo ngira hagije hari n'amavideo acicikana abantu barabiganiraho mu buryo bunyuranye ariko ikibazo bavuga ku kibazo cy'umupfubuzi wagiye gupfubura umurokore yego hanyuma ntibumvikana ku mafaranga umupfubuzi aba yafashe video iyo video nk'izo naziherukaga kuri wa mucungagereza n'umufungwa muri South Africa yego umupfubuzi rero batamuhaye amafaranga ngo yasabaga 8,000,000 ashyira hanze byose ijambo abapfubuzi ryigeze no kuvugwa mu nteko tinya ijambo rivugwa mu nteko hari umudepite wigeze kubibaza ati nkaho bapfubuzi baza bate ariko se nyine babahamagara bate ko bageraho baca 8,000,000 ariko ibiciro byazamutse nabandi nabacaga imwe cyangwa 200,000 barazamura kuko uw'Imuhanga yasabye 8,000,000 icya gatatu murokore wirwa wishushanya ibiri kuba kuri Sandrine abayo Yvette nibiri kuba kuri uyu murokore kazi w'Imuhanga bari guca 8,000,000 kandi ushobora gusanga business bakora wenda ari nka 30,000,000 kimwe cya kane kiragiye hejuru y'ikintu umupfubuzi yabanje kubara aravuga ati arabizi ko bihari so uku kwigamba kwa Rusesabagina kwagutunguye mbere na mbere ntago kwantungura ibyo avuga nibyo nuko
Right, JALAS Official TV turabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe ho muherereye tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Nongeye kubana na mugenzi wanjye Karegeya Jean Baptiste, umunyamakuru akaba n'umusesenguzi. Yes. Byombi bikorera rimwe. Oya umunyamakuru avamo umusesenguzi cyangwa umusesenguzi akavamo umunyamakuru. Nta umenye ikibanza ariko gusesengura birenze ku munyamakuru. Yego. Yes. Hanyuma ubunyamakuru ni umwuga ufite ibiwugenga, hanyuma ubusesenguzi ni imyitwarire, ni icyizere rubandi kubonamo, ntaho babyigira, nta certificate yabyibaho nuko. Okay. Niho bitandukanye. Aha, ntangiye rero nk'introduce ntyo kuko iyo tutari gusesengura ari nubwo ufite amakuru. Ni ngombwa nyine ni umunyamakuru w'umusesenguzi ntago yabura amakuru. Buriya nubwo umwuga w'itangazamakuru kuba umunyamakuru babyigira bikagira n'amakarita n'amasertifika, ariko burya abantu benshi baba barabivukanye. Kubivukana no kugira gute? No kugira esprit ihora ishaka amakuru, esprit ihora isesengura amakuru ibonye, esprit ihora ishaka ibika amakuru. Yego. Ikiba gisigaye ni ukuyatangaza. Ufite buriya abarundi nibo bita ngo ni umutangaza amakuru. Iriya karita ya RMC ni twemerera gutunganya no gutangaza amakuru. Ariko gutara n'uwari wese yayatara, kuyatunganya yatunganya, ariko kuyatangaza ibyo bisaba uburenganzira. Ntago buri wese yemerewe publier bivamo public. Gushyira muri public amakuru ufite bisabirwa uburenganzira. Nibyo mpamvu dusaba ya karita. Nibyo ni lazima. Yego. Aha. Hanyuma rero Moses Turahirwa uyu nguyu yamenyekanye cyane kubera kugira inzu ihanga imideli yitwa Motions. Arabararekuwe ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi. Mbere yaho gatoya mbona igihe.com cyanditse inkuru ifite umutwe uvuga ngo reka ngusome uko wakabaye kubera ko nibyo byiza ngo Rusesabagina yanyuranyije n'imbabazi yasabye yigamba ko yarekuwe kubera igitutu. Iyi ni inkuru ya igihe. Ariko kandi ni Muhanga ngo byacitse. Ndamenya duhera none turabihuza gute? Ngewe ubwanjye izo nkuru zose ziratrendinga, ariko ubusanzwe muri principe uhera ku kiri current. Nyine bibaza ko ikiri current ni iyo nkuru ya Muhanga tumenye cyane ko ireba umuryango cyane. Hanyuma yasaga ya wa mukobwa kuko ireba turareba ibitwegereye ya Muhanga ni yavuba. Hanyuma ya wa mukobwa kuko ni ikibazo kiri mu banyamakuru hagati y'umunyamakuru n'igitangazamakuru akorera. Yes, ngira ngo twabivuze ariko hari ibyo tutabashije kuvuga. Then wenda umuntu agenda amenya n'amakuru make ariko rya Moses naryo twari duherutse kurivugaho. Ibya Rusesabagina byo turabigira ibya nyuma kuko biraremereye. Yego. Dosiye ya Rusesabagina ntabwo Karegeya kuyivugaho n'ubundi se byanditswe n'igihe. Urabizi igihe icyo kinyamakuru urakizi. Rusesabagina ibyo uko byagenze mbere yuko aza mu Rwanda, uko yaje, zari zaravuze, inkiko ziraca, yanga kwitaba, ibyo gufungurwa kwe, Blinken araza, urumva nk'uko ijambo rya Karegeya ryavuga iki kuri ibyo bintu? Niyo mpamvu iyo turayigiriye hanyuma. Twigire ku muryango. Twigire ku muryango. Duhere iwacu. Iwacu pe. Yes. Ndebe bamwe mu bantu numvise bambwiye ko ngo bapostinze mu mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru ndamenya nyiransani. Nta mashusho turi bubasangize. Ransoma yayo ntikugore kubera ko hari umuntu umushuti wanjye twahoreze tuvugana uvuye mu bice bya Huye, ariko ageze Gitarama i Muhanga ajya gufata akantu muri restaurant. Donc amarestaurant y'Imuhanga, utubari tw'Imuhanga, iyo niyo nkuru. Ransoma iyo ngiye irahagije. Hari n'amavideo acicikana abantu barabiganiraho mu buryo bunyuranye, ariko ikibazo bavuga ku kibazo cy'umupfubuzi wagiye gupfubura umurokore. Yego.
hanyuma ntibumvikana ku mafaranga umupfubuzi aba yafashe video iyo video nk'izo naziherukaga kuri wa mucungagereza n'umufungwa muri South Africa umupfubuzi rero batamuhaye amafaranga ngo yasabaga miliyoni 8 ashyira hanze byose so rero urumva iyo ngiyo kwiransa yabaye kimomo fete ubundi mukanya uba makuru narimo shaka na adresse zitazagiye kuzamo nk'amazina bavuga ati nabantu bigahogo urumva hafi yo kwantuza bacuruza mu mujyi umugabo w'inzobe wahoze mu mirimo runaka umugore ujya kanyarira w'inzobe umugore we n'inzobe kuko n'amashusho aragaragaza nk'inzobe umuhungu uriya muhungu azakazi uriya muhungu rwose nubwo aca menshi ngo yasabye miliyoni 8 ariko niba wenda yacaga asanzwe nawe yikoreye publicity kuko bigaragaye ukuntu akora kabisa arakubara nawe ari wese video wazi oya rwose abantu buriya bazamushaka abakeneye zira service reba nk'ino video ya gatatu oya wabonye yakabira muhanagura mu gahanga amushimira uzakazi ukoze umuti so muri bake rero reka turi guca imigani umuntu uvuye Muhanga arambwira ati twageze muri restaurant barimo kuvuga ngo wa mucuruzi wa hariya w'inzobe wahoze mu biturika wa mugore w'inzobe nawe ujya kanyarira yari afite umupfubuzi bamenyeranye kuko urabona ko atari ubwa mbere atuye Gahogo hanyuma atumira umupfubuzi none umupfubuzi azana kamera kashe yifata video ku maturu yose agera muri 3 yakoze ariko ya gatatu nayo irabarwa ariko nayirabarwa yo ni iyo mu kanwa se nayirabarwa nose ntubona ariko ku ya kabiri umuguru arambuye amaboko araruhutse akamuhanagura isomo ririmo wenda nta nubwo tuba tuje kuvuga ibigibi natwe turi abantu byatubaho yego ariko kuba bibaye ku murokore wakanyarira kuba bibaye ku murokore wakanyarira kuba umuhungu asabye menshi ijambo abapfubuzi ryigeze no kuvugwa mu nteko tinya ijambo rivugwa mu nteko hari umudepite wigeze kubibaza ati nkaho bapfubuzi baza bati ariko se nyine babahamagara bati ko bageraho baca miliyoni 8 ariko ibiciro byazamutse nabandi nabacaga imwe cyangwa 200,000 barazamura kuko uwi Muhanga yasabye miliyoni 8 yes isomo ririmo naho ni umuryango no kumenya ngo kuki ngewe mugabo kuki byageraho umugore wanjye afata amafaranga dukorera akajya kwishyura umukorera ibyo nakamukoreye cyo ni kibazo tugomba kwibaza nk'abagabo cyakabiri kuki we mugore kuki ibyo ujya gusaba umupfubuzi nta nzira wabinyuzamo ngo bisabe uwo mwashakanye cyo ni cya kabiri icya gatatu murokore wirwa wishushanya bigeze gufunga isengero abantu barasakuza ariko pratiquement turabona ntabyo basenga urahora kanyarira utaye umwanya ugasiga umugabo ari gucuruza uramuvunishiriza ubusa parce que ibikujyanye kanyarira ntabyo ahubwo niyo kanyarira turi buze kuyikemanga voilà ahubwo turaza kuza ni kanyarira bagiye oya yego hanyuma rero impamvu nari nshatse kubihuza na wa mukobwa Sandrine urumva ni icyorezo kiri kuza mu bagore kandi éduquer une femme c'est éduquer la société ibiri kuba kuri Sandrine abayo Yvette nibiri kuba kuri uyu murokore kazi w'imuhanga bari guca miliyoni 8 kandi ushobora gusanga business bakora wenda ari nka miliyoni 30 kimwe cya kane kiragiye hejuru y'ikintu umupfubuzi yabanje kubara aravuga ati arabizi ko bihari so rero biragoye ni nk'ishyano ariko byo ku kijyanye n'abasenga twarabivuze tubivuga kenshi babaye rubanda umuntu yigeze kubaza umuntu ngo ko kera basengaga batotezwaga ubu bikaba byaracitse umwe atangira gusubiza ati donc ubutegetsi bwaroroheje burabumva no undi aramubwiza ukuri amubwira ngo impamvu abasenga batagitotezwa nuko abasenga bitwara nabi kurusha babatotezaga nta mutobera nabo babaye nk'abandi barambura baraheheta hari example ifite yariko yabaye imbere ya 2014 za Kimisagaraho hari umugabo niba yarasengeraga abantu ariko yakira umwe none umukobwa umwe bari bafite gahunda ntago mbihamye ariko ndaza kubigeraho uko byagenze wabari iyo nkuru bagiyeyo abakobwa babiri bari batuye Kimisagara umwe
yabuze ay'ubukode bw'inzu abwira mugenzi we ati merekeza tujye kureba wa mupasiteri ujya nsengera ansengere mbone ruwaye cyangwa se ayabe barajyana bagezeyo barakomanga pasiteri arakingura akinguye abonye ari babiri bashatse kwinda ati oya hano hinjira umwe ngo mu nzu ye mu biro bye harimo intebe irambuye hanyuma mbere ya 2014 kuko umuntu wabimbwiye ntacyo mu Rwanda yahavuye kandi muri iyo myaka hanyuma barinjira hinjira umwe haza waruje gusaba ruwaye arinjira uwamuherekeje aguma hanze ubwo nawe yaza kuba afite icyaza kubaza pasiteri yari kwinjira nyuma y'uwo uwo hanze rero yaraje gusengera ubukode cyangwa gusaba yaje gusaba ubukode cyangwa gusengerwa akabona amafaranga uwo hanze wasigaye hanze ararambirwa arambiwe ni nk'ibyo byose arambiwe nono asunika urugi adakomanze ibyo yabonye ni nk'ibi byabaye Muhanga yes asanga ibintu mu bindi so rero donc uwo muntu wasubije ngo imyitwarire y'abasenga ntawe itaniye niya babatotezaga nicyo gisubizo gikwiye babaye abantu basanzwe babaye donc ntabambuzi nabahehesi nabatriganya donc byose bisangamo dashimu niwe uvuga ngo mu bantu bose usangamo abantu bose mu bapasiteri ushobora gusangamo ibisambo no mu bajuru ushobora gusangamo abavuga butumwa yego so ngibiri ibyo biri kuba rero izo zakanyara birwa bamamaza dore Muhanga igahogo niyo nkuru mu kabari kwa Vincent yarapfuye shaka akabari keza k'Imuhanga donc mu kabari mu maresitora nibyo bari kuvuga ukabihuza gute rero na case ya Sandrine abayo Sandrine buriya nawe ejo twarabivuze Sandrine uko bivuga uko yatangiye stage kuri TV1 nyuma akajya kuri Red Blue atagatangira guhembwa amafaranga make noneho nyuma sebuja aramubenguka nawe ntiyamuhakanira nk'umwana uvuye muri stage agifite imanite yego mu dufaranga duke yahembwaga sobuja agashaka kugugira inshuti biragora kwanga cyane ko akeka ko ari umusore ko atarafite umugore atarazi ko afite umugore ibyo amusabye arabyemera ko yabonaga bashobora kuzarushinga kandi ibyo yarabimwemereye cyane sinzi umuntu herutse kumbaza ngo kubeshywa urukundo ariko mu mategeko y'u Rwanda ntabwo icyo cyaha kibamo noneho Sandrine biriya yishyuza yagezaho kubera ko yagendaga yahoranaga na sebuja yavuga shida afite akamubwira ati kora aho muri tiruwari niba ahembwa 100 akaba yakuramo ayakeneye 80 20 zigasigara ejo ukundi kwezi yakenera iry'itanu naryo akarifatamo ku buryo ntaho yasinyaga nta banke nta konte nta momo nta bimenyetso by'uko ayo mafaranga yaba yafashe cyangwa yitwa igihembo bari baravanze ngo byaje kugera ahantu amakuru mfite byaje no kugera ahantu kuko urumva nyine umuhungu yaramukinnye bihagije byaje kugera ahantu bajyana kurambagiza inzu yo kuzabanamo kuri Yanze bayigura n'ibikoresho ekipomo amarido y'intebe urumva abantu iyo batangiye kuvuga inzu azabanamo na Jackson ubwo harasigaye kuvuga ngo gufatanya kugura utwambaro tw'umwana iyo inda iba yaragiyemo kandi Sandrine yavuze ati iyo ushaka kubyarana nawe ntago byari kunanira narabivuze hanyuma nyuma haza kuza uriya undi mukobwa ari nawe ngira ngo uriya Jackson yasezeranye nawe mu kwa gatatu batangira akajyaza kumusura ku kazi Sandrine akabibona hanyuma rimwe na rimwe ngo akaba ari yasohokanye n'uwo mukobwa mushya uwo basezeranye mu mategeko agapostinga amafoto batarasezeranye ariko datinga kwa none Sandrine atangira kubona ko ibintu byahindutse atangira nawe n'umuntu si umuntu si umuntu physible zitangira gushyuha hafi gusota atangira ati ibintu ndabigirane abona ko biri kugana habi ahindura imyitwarire n'umugabo ahindura imyitwarire bigaragara ko nta kikirimo ibyo bari barabeshyanye bitagifite garanti hanyuma niko gutangira rero kugira
umuhungu akomeza yitegurira ubukwe Sandrine arabibona ariko hagati aho wa mugore bahishaga wo Jackson yarafitanye nawe umwana wa mbere abyara undi abyaye undi nukuvuga ngo yamubyaye nawe ari kirimo izo drama umwana wa kabiri yavutse Sandrine akiri agisa n'uri kwibere akizeye ko bizakunda ariko havutse uwa kabiri avuga ati rero mbere yamushyiraga ati ntabwo twasezeranye n'ubwo dufitanye umwana havutse uwa kabiri aravuga ati rero urabona none umuntu tubyaranye kabiri sinamuta kandi ibyo ni logique yego Sandrine atangira kwiyakira haje muri wa gatatu rero uzasimbura undi wa kabiri atari na Sandrine Sandrine abona ati uwa mbere utari wisezerano babyaranye yanze kumunsimbuza ahubwo none bazanye undi nanjye usimbura umugore wa mbere ari uwo babiri uwa kabiri ni Sandrine uwa gatatu n'uyu wisezerano ariko bose Sandrine abona noneho biragize bitangira kumutravaya agisha inama ashobora kuba yaratekereje kubijyana ku yindi cano ubuhamya nk'uko wa mukobwa wa Firdausi yabivuze nk'ubuhamya abantu bamubwira ati se nawe kusanzwe ufite cano yawe ifite views wabikoreye iwawe ukabikorera iwawe byese babanje kumubuza ariko haza musebe abanyamakuru avuga abishoninga yego atangiye kugisha inama ati mbijyane kuri cano iyi niyi avuga ati ibyo bintu bizagira views kandi nawe ufite cano bivugira iwawe arabivuga akora ntuza ya mbere abantu bari batangira bamubwira wishyize hanze bikiri narabikubwiye ko mu Rwanda no mu zindi communauté patriarcale iyamabanga iyo mu burira agiye hanze haseba umugore yego umugabo akikomaga kugatuza ari naho agera agahura n'abagabo bamurenze bakavuga ati urakaga hose wo turi kuvuga tumupfubuzi yego umupfubuzi se sari guseba umugore se nuko Sandrine so ya mbere batangira kumugira inama inzego abantu bamwe bakora mu bijyanye n'iby'abagore baramuhamagara ati tuzagushakira umwavoka uburane uburenganzira bwawe na Jackson ariko naho hagati aho ashobora kuba ari na telefone yamuhamagaye niba ari Jackson cyangwa undi muntu ntiyabasha kuyitaba hanyuma ubwo habaho imyiteguro habaho gahunda yo guhuzwa kugira babyoroshye ariko byamuje gutangaza iya kabiri irimo na detail irimo na rwa rusaku wa mugore babwira ngo vuga gatatu ngo ndimbwa urabyumva bira nabyo no buryo bwo kongera nk'ibimenyetso byuko Jackson aratubwira ati iriya ni video narakubajije ubusengo ninde wayifashe ni Sandrine cyane Jackson nawe yayihawe nande yahawe n'undi muntu utari Jackson yavuye Jackson se yakubitaga umugore mu ruhame oya mu rugi we uwafashe video ninde menya ari Jackson ayiha abandi wije hanze aho rero Sandrine ariko ari naho Jackson avuga ati twebwe turimo dukina ni video yafashwe y'imikino ndi kubabara umwana ararize ariko shamba filime y'iki gihe rwose umugore wawe ukamukinisha uvuga ngo navuge ko ari imbwa okay sava ariko noneho Sandrine muri video ya kabiri kubikoresha yerekana impamvu ari we wanze gukomezanya na Jackson uko yari yivugiye kuri telefone ati iyo nshaka nari kubyarana nawe atariko nabonye ari umugabo udaha agaciro abagore ati umugabo ukubita umugore amubwira ngo vuga ngo ndimbwa inshuro 3 none ayishyira muri part 2 kugira ngo yerekane ko wa mugabo koko hari ibyo atujuje afite uko abona abagore rero ikintu yakomeje agaragaza cyane Sandrine kuko Sandrine we mu kibazo yakomeje kugaragaza yidefanda ko atakatiwe ari we wakase ari we wakubye umubano we na Jackson aravuga ati nubwo bwose muri gukomeza muzengurutsa amafoto mugaragaza ko twagiranye umubano nagize depression nyine we emphasizinga ikintu kivuga ngo singewe nta depression mfite nabivuyemo ku bushake kuko ko nabonaga ari umuntu ukubita utubaha igitsina gore so rero urumva byose biragaruka ku mugore ubushize narabivuze niba ari hano navuze ngo bavyeyi bakobo bavyeyi babyaye bakobwa bakobo umugore niba ari bibiri bivuga ngo ni inzabya zoroshye ubushize niho naguhaye n'urugero rwa Kayumbuko yatwigishaga avuga ati abagore rwose Imana yabaremanye kubika mwijyana n'ibi by'inzaduka ntago bibereye umugore birakomeretsa imiryango birakomeretsa barumuna banyu banyogosenge n'abana muzabyara vraiment umuntu ni umuntu ndabizi nkunda kuvuga ko munsi y'umukondo nta regreta uhaba ariko byabaye kugira ibanga ni kamere y'umugore
kuva muri Bibiliya. Uyu mugore wa Muhanga we umva miliyoni 8 yazisohora se mu rugo gute? Nyine biragoye. Ariko umupfubuzi nawe yitendetse byanze bikunze ntabwo yabikoreye ubusa. Yarasanzwe ahembwa. Iyo yasanzwe ahembwa niba ari 500 bigeze kuri rwego ko azi ko yafashe amashusho arayanga. Ategeka miliyoni 8. Azi neza ko umugore ntazo yagendanye, azi neza ko kujya kuzikura kuri konti umugabo agomba gusinya, azi neza ko business yahita icika bakibaza ikibiteye. So uriya muhungu nicyo bita chantage. Babyita chantage. Uriya muhungu uriya mupfubuzi bigiye mu mategeko uriya mupfubuzi yagira. Yahanwa ko ni chantage. Ni gupfubura nubwo bitemewe ariko byabaye na amasezerano aba yabaye. So amasezerano rero kwempoza igiciro wamaze gukonsoma wamaze gutanga service yagombye kugira ngo bitaba chantage. Nuko niba yarasanzwe amupfubura ayo bemeranyijwe mbere yo kugira ngo binjire mu cyumba niyo yagomba kumuha. So rero kurangiza gutanga service baba ngo urampaya ngo ni byanga ishyire hanze amashusho ni chantage. Namusanze ari yo kesi. Namusanze habaye iyo kesi na Transparency niyo yayitubwiye. Byange bigira facts. Transparency yabitubwiye musanze uko byagenze. Umuntu yari ntago mvuga urwego bakoreraga. Ariko ni nko mu bituragurika hafi yaho. Ya Transparency. Uko byagenze oya ntago ari mu biturika ni mu bituragurika. Ni hagati yabyo byombi. Uko byagenze umukuru ko nanze kwita ntago ari sebuja kuko si ikigo cye bose barabakozi ba leta. Ariko umukuru umuresponsable akabwira umuto kuri we akamubwira ngo agatereta umugore w'uwakuriye dufate gitifu w'umurenge agatereta umugore wa gitifu w'akagari akabwira umugore ngo umugabo wawe nzamuzamura mu ntera. Urabyumva? Nzamuzamura mu ntera nzamuhereza mu butumwa. Nibyo kwa Dawidi na Uriya. Niko byagenze kesi ya Musanze. Noneho ubwo ndashaka kugaruka kuri chantage. Byabaye ariko n'ubumenyi bukeya illiteracy. Noneho umugore agategeza ko umugabo azamurwa mu ntera akabibura. Kandi ubwo kandi regime ya buri cyumweru no oya matin midi soir mardi mercredi samedi azinga umugabo wazazamurwa mu ntera. Ntabwo yarazi uko bazamuka. No urumva mu bumenyi umugore afite ntabwo azi uko abakozi akazi k'umugabo we aho umugabo wakora uko abakozi bazamurwa mu ntera. Yego umugabo arya amaturu umugabo amubwira ngo nzazamura mu ntera nzamwohereza mu butumwa. Umugore ategereza ko umugabo we yazamuka reka da. Ategereza ko agashara kazamuka reka da. Ategereza ko yazamusezera agiye mu butumwa araheba. Umugore afata audio. Afashe audio rero nyuma aza no kwibwira umugabo. Birangira bagiye kwitabaza inzego bajya muri Transparency bajya kurega ibintu nk'ibyo. Umugabo yaravuga ati ahubwo iyo ni chantage. Mwamfasha amajwi tutabivuganye kandi uri umuntu mukuru urabizi wanjye singira ubwo ndabyita indanga kubivuga mu mazina ngo batagira ariko singira akazi ntanga nanjye naragasabye nkahuriramo n'umugabo wawe wumvaga nzakamuha nanjye isariza bashobora no kunyirukana mbere ye. Arya rero nabise gitifu umurenge na gitifu akagari riko kuvuga ati nta murenge ngira nta kagari ngira wumvaga nanjye ubashobora kuwinyirukanamo none wumvaga zabigenza ati ahubwo wowe urakomeza kunsebya. Iyo ni chantage. Niyo urumva chantage icyo bivuga. So kujyana ibintu mu byo bari baravuganye ntabwo yigeze avuga ngo nibyanga nzagufata amajwi nyashyire hanze. Wenda kuvuga ati nibyanga se bizagera biti uzampa amafaranga n'urugero.
avuga ati ibyo bintu uri kumbwira nibidakunda uzama amafaranga. Ibintu byo gutegana ko byacitse. Ariko urabizi ko byabayeho kera. Oya ibyo ni ibyavuga. Abantu ngo bakagurirwa amamoto, amasheke ya miliyoni, za Bugesera byarabaye, za Rwamagana, ibyo hari umugore wari wabigize umwuga. Ariko yarakuze arashaje ntago yakongera. Nuko rero uyu muhungu uyu mupfubuzi ariko uyu mugore w'umurokore wa Kanyarira n'umugabo we bagize courage ntibajye gushwana ko maze gutuma abanyamakuru babiri bari Muhanga ngo bandebere uko umuryango ubanye nyuma y'iki kibazo. Ubundi bagombye kubana neza by the way. Umugore yazanyemo akenge kuba yanze gutanga miliyoni 8. Yego. Nubwo yakoze ubugoryi akaba ajya Kanyarira yarangiza akajya kwipfubuza ntabwira umugabo ati wagiye ukora nka wa mupfubuzi cyangwa ko numva ngo bigende ariko ibaze kugeraho kwipfubuza bigutwara miliyoni 8 z'urugo. Miliyoni 8 mu bucuruzi bw'iki gihe imyaka uba wazikoreye igihe gito ni nk'imyaka 3 kandi ubwo wenda abana ntibishyuriye inzu ntiyuzuye urumva urabona gukunira muhanaguraga cyane avuga nti yazitanga yazitanga nyine yaba zifite mu isakoshi ariko zitanga. Noneho urumva umugore yakoze iryo kosa kubavuye Kanyarira kajya mu bapfubuzi ariko none gufata miliyoni 8 z'urugo asanga n'ubugoryi. Avuga ati uzashyire hanze nushaka uzarorera. Ariko turebe uwo muryango baraza kumbwira abanyamakuru bari Muhanga nibamara kureba uko uwo muryango ubanye muri iyi crise. Ariko ndabizi nimyizere ko barabana neza cyane ko umugabo binavugwa ko nawe asa naho yagiye mu rwuzuye. Ashobora kutavuga cyane ngo umutungo n'ubundi umutungo ushobora kuba ukomoka ku mugore. Umugabo rero agomba gucisha make nta mpamvu yo kwiharubana. Hanyuma nimamara gutuza hajemo se ibitugu. Oya ibitugu rega n'uwo mugabo yarabihoranye. Nibyo mvuga ndavuga nyine akavuga ati haraba yikoze ubundi icyakabaye umugore agire courage ntagire isoni za kigore amubwira ati mugabo mwiza icyo umupfubuzi yasigaje kizagusazisha ntaho yakijyanye. Erega abantu bazira kutamizanya niyo yakenda 5 amubwira ati icyo asigaje kizagusazisha ahubwo turebe mu nzira imwe ndokoye miliyoni za 8 fatame by'urugende nawe ugura ikindi nakubwira iki miliyoni 8 noneho nibamara kubana neza ubu mise ntangira kubagira inama ntaramenya uko bameze. Nimara kumenya amakuru uko babanye ariko nizere ko batari bushwane babane batuze. Umugore amubwira ati mugabo nkunda nanze ko duhomba amafaranga miliyoni 8 menshi ati kandi ntaho yakijyanye icyo yasize kizagushajisha. Niyamara gutuza bagana inzira y'amategeko. Uyu muhungu nakomeza kumenasa natavaniza video mu muhanda akakomeza kumenasa bashaka y'amategeko bamufate amafaranga yo kwishyura avoka hanyuma bamurege chantage. Video nanjye mfite ibyo nkubwira bamurege chantage ibikangisho gushaka kwiha icyundi kuburiganya. Wapfubuye twabyumvise mbere yo gupfubura mwavuganya ngahe 200,000 sibyo uretse hanyuma niba mwavuganye 200 miliyoni 8 wazikuye icya kabiri video wayifashe ahanirwe gufata video no kuyikwirakwiza no guprofita faiblesse y'umugore. Umugore nawe urumva aho yarageze amuhanagura yumvaga ko neshanu cyangwa nicyo nibaza dusanze 8 yari yazimwemereye hari n'umupfubuzi yakoze akazi niba aricyo giciro bari basanzwe bavuganye umugore yahanirwa kwambura kwica amasezerano niba yarayamwemereye niba yari yazimwemereye ntazimuye umuhungu yaba ari kwivanja ariko byaba ari nko kwihanira ariko umugore nawe agomba kubahiriza ibyo bavuganye ariko bakamenya ngo mwavuganya ngahe. Ariko nanone umucamanza yakabajije ngo mubonanye kangahe. Umugore avuze ati ni inshuro 10 ntago wakwimagina ko urwo rwo rumaze kuvamo miliyoni 8 rukaba rukiriho haba ari ukubeshya. Yavuga ati niba mubonanye inshuro 10 mucuruzi iki cyavuyemo miliyoni 8 buti iduka rikakomeza rigakora. Erega niko ko investigating bigenda urabyumva. Umuntu arakubwira ngo miliyoni 8 hanyuma se ukabaza nawe mupfubuzi urya koruta miliyoni 80 umutungo ufite wazishyize uzishyirahe. Bivuze ngo niba zitakugaragaraho ntazo wigeze wakira ni 200 inshuro 10 ni miliyoni 2
waguzemo ipantaro uguramo parufe uguramo ikositimi uranarya neza kuko ibyo bituza nawe ugomba kugira uko witunga ariko ntabwo niba utagaragaza izo miliyoni 80 kiretse kuko bahita bamucaginga atabihakanye bamucaginga ko afinance iterabwoba kuko miliyoni niba bigaragara ko ubuzima bwe ari ubwa miliyoni 2 bamubwira ngo izindi 78 wazijyanye mu materoriste icyo rero ntiyagikira afazari yakwemera ko baryamanye amuhaga 8 nyine yavuze ko baryamanye amuhaga 8 bakavuga inshuro bavuga ngo wabonye miliyoni 8 wowe ati ufite imodoka zingahe nta nimwe utega moto yego wayashize hehe wayajyanye muri ari shababu bakamujyana muri rwa rukiko rw'Inyanza urumva agakurikiranwaho gufinansa iterabwoba kandi icyo nicyo gikaze kurusha uko wavuga uti bampaga 200 dukutoranye inshuro 10 miliyoni 2 nabonye dore ibyo naguzemo nibura kuko kwemera amafaranga utagaragaza trace uburyo wayabonye ubundi mu Rwanda uburyo wayabonye n'uburyo wayakonsomye byose bigomba guhura yego accountability icyo cyemera accountability yo ndayumva ariko tugaruke kuri case nyirizina yes umugore turi gutera imetero ari mu bintu biteye ubwoba rwose abantu ntibabifate nabi no ariko biraba kandi tubivuga ngo naho byari bimbo bitutumba bahindura ingendo boge magazi amazi se ayandi niba abapfubuzi batangiye kujya bafata utu video abagana izo service bahindure strategy cyane niba umusaka akayisiga muri saro niba simbizi ukuza agakora ibyo akora akagira cyangwa umujyana ahantu ari we wateguye icyumba nawe abagore hari igihe bagira isoni akavuga ngo umugabo ari utegura icyumba mu kugitegura ntumenya hashyira kamera ntumenya hashyira recorder wakiteguriye wowe ubundi ko ari nawe wishyura nukitegurira ntabwo azestara kamera utareba uri kubyumva no ntabwo ari banyirakazi ibyo nuvuga ngo ibyo iriya service barakeneye aha ngaha none nawe wemera ko n'umugabo ashobora kuba yaremvise umugore ukurikije ukuntu wonge setting oya ariko abagore benshi niko babigenza murapanga mwamara kubyemeranya akavuga ngo wowe uzahagere undangire umbwire nimero z'icyumba nze ninjira pyo kubera ko abagore batinya kuvuga ngo kujya kuri reception ya hotel cyangwa ya logi asaba icyumba bikagora noneho agahitamo ngo umugabo abanzemo none umugore ashobora no guca mu gikari cyangwa akabanza muri toilette ntibamenye n'igihe yinjire muri cya cyumba iyo rero niho uzajya ugenda usangayo kamera iserivisi bashaka yabishyizemo ikirokore cyinshi yes oya nabandi nuko abagore benshi kirokore cyabagonga nabandi nuko abayanga ngo ninishira icyumba kuri fagitire kandika amazina yanjye fagitire umugabo akazayibona ariko hishyuye umuhungu hari abantu bibikukira barahari yego ahubwo nibabikore bukuke rero nibabikore bukuke yes nibabikore bukuke nibyo bifite danje nkeya service bashaka yo irashoboka Karegeya uranyishe yes niko bimeze none erega byahindutse n'ubifite muri gahunda nabanza amenye yinjiye mu cyumba gikontrole cyangwa se bari wowe ukifatira kabisa none se aho kugira ngo umuntu agufate video akubwire ngo nutama miliyoni 8 ndazerekana wowe wakwishakiye icyumba akaba ari ukishyura ukagikontrora none uramubwira ngo najyeyo ntuza aho yashize iyo kamera niba ari muri crostra niba ari muri plafo niba ari mu mashuka niba ari mu kabati muri garde-robe ibyo ntubizi kandi urumva ni danger ibyiza rero nuko nawe wabyikontrolera cyane cyane ko ari wowe the consumer uwo ni yes icyo ngicyo reka nayo kugitindaho nanakiveho ahubwo ngero kuri no case ya Moses wamaze kurekurwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge by'agateganyo agategekwa kujya yita ubushinjacyaha buri cyumweru ndetse hakazamo ikintu cyo kutongera kurenga imbibi mu gihe akiri kwita ubushinjacyaha z'u Rwanda. Ni case twagiye tuvuga mu bitandukanye wavuze uti ni akanyafu uravuga uti nibyo ni ibihano byanyuzemo ni ibihano yarekuwe expectation ni ibisanzwe nta n'umuntu ugendera ku byitezwe ariko tugendera ku cy'urukiko rwavuze nyuma y'iki cyemezo cy'urukiko wavuga iki kuri case ya Moses? Ariko biragoye kuvuga kuri case y'umuntu wahinduje igitsina maze nari ndangije izabahura nabo badahuje igitsina birahabanye cyane ni nko kuva muri desert ni nko kuva mu butayu ukajya mu kivu ntacyo kuko biri ibintu bihabanye cyane kuko ahubwo ubwo topic yakabayemo topic yakabaye ku bagore reka nkwereke
aho kugira iki aho kugira community ya Moses wagira yabo bapfubuzi basaba miliyoni 8 nubwo navyo atari byo harimo kuko wenda miliyoni 8 harimo no gusahura ariko nanone abantu benshi yavuga ati ni nko kuvuga ngo ibi birarutana no kuvuga ngo n'uyu mugabo w'uwo mugore w'Imuhanga umubwiye uti aho kugira umugore wawe ahe miliyoni 8 umupfubuzi no kugira ngo arongorane n'umugore mugenzi we umugabo ati ahubwo niyo yatwara 20 ariko sinshaka uwo mugore umeze utyo kuko ibingibi turacyabifata nk'ishyano mu bantu so kurekurwa rero amategeko hari mu bushishozi niba n'umushinjacyaha yabyemeye n'abavoka be barabisabye n'umucamanza agira ashyira muri logique kurekura umuntu by'agateganyo egari kumenya ngo ese hari ikimenyetso yabagisibanganije ese yatoroka ese yacahe ibintu nk'ibyo urumva bambwiye imbi batarenga kandi passport ye ndabizi ko ishobora kuba iri sezi cyangwa irangamuntu ifitwe n'umushinga n'imishinga ye akanyafu ko karumvikanye kandi burya guhana ntabwo ari ukuvuna igufwa n'ukuvuna ingeso nukumukangara bati mujye ukinisha irinde idarapo ry'igihugu irinde nyungwe n'umutungo kamere w'igihugu irinde kuvuga ibyo ukora ubivugire mu ruhame ndogo nibwo kuvuga ngo nukumukangara kandi iby'ingenzi ntabwo ibikaze ntabwo yabibashijweho kandi ibyo bintu nabivugiye hanga ibikaze ntabwo yabibashijweho igikaze yagomba kubazwa ni kuki uhindura passport ugahindura agace ko ku gitsina gusa ntuhindura imyaka ntugire gute icyo cyakabajijwe icya kabiri kuvuga ko mu Rwanda bakwemera kunywera itabi ry'urumogi ahabonetse hose ukaba uruhinga muri Nyungwe ni uruhe rwego rwakwemereye kurunywa ni uruhe rwego rwagukodesheje Nyungwe ibyo nibyo abanyarwanda bari bategereje kubona ako kambere ko kuba guhindura ukavanamo F ugavanaho M ugashyiraho F no kuvuga ngo ndinywera habonetse hose narabyemerewe erekana urwego rwabikwemereye hanyuma ndaruhinga erekana urwego rwaguhaye Nyungwe erekana ko UPI yanditse mu mazina yawe cyangwa se niba ari yanditseho RDB erekana aho RDB yagusinyiye ngo genda uhinge muri cya kintu ibyo byari bikaze kijyanye na propaganda bamwe bavuga ko ari Moses ubwe wahisemo inzira kugira ngo hanyuma nabavuga ko ari filime ari gukina nabyo turabitegereje hanyuma niyo kura nayo ntabwo yoroshye urabizi ko bari n'ababihuza ko na Museveni urabyibuka ko akimara gusinya itegeko ribahana ko yahise arwara corona kandi mu gihe corona yari ikaze ntiyigeze igeriwe no kumenya uburyo corona igera muri palais présidentiel si byoroshye nta nubwo ahubwo bimenyereye kumva president warwaye bikavugwa kuko nzi ko uburwayi bw'umukuru w'igihugu akenshi yego bari ibanga ariko nka corona yo ntago bayigira ibanga cyetse ubundi burwayi busanzwe ko n'amagufura arwara wabuzi ko byasakuje irekurwa rya Moses ni iyi foto yazengurutse ntago nzi niba ari original cyangwa ari photoshop ivuga ngo iki y'amabara iyo ni papa se ni photoshop uzayishyireho mu kiganiro yishyireho n'abadukuje baturebe ni papa Francis ntago bishoboka oya ntago ari byo papa se papa kemera akambara idarapo ry'abatinganyi hari ukubyemera ashobora kubyemera koroshya nka kuriya abangirikani igice kimwe cyabemeye ariko papa ntago sinzi ko yabyemera muri Kiliziya Gatolika epuwi no kubyemera ashobora kubivuga muri disikuru ntiyakwambara iryo darapo kuko padiri we papa yabanje kuba padiri ki propaganda iri hejuru birashoboka kandi iyo wageze kwa papa byose baba babirangije ariko papa mbere yo kuba papa yabaye kardinali aba musenyeri aba padiri kandi padiri ibyo byombi byose ari ibyanjye ari ibya Moses nta na kimwe yemerewe chastote ntago yemerewe uwo munezero mboneza bitsina mu busaseridoti mu buryo bwa Melkisedeki uba uwuzibukiriye niko kwigoma baba bigomye icyo kintu so rero ari ubutinganyi ntibabwemerewe ari ibisanzwe kushaka umugore ntibabyemerewe ari ukubona ntabyo bemerewe ntago papa yahita donc ibyo kugira ngo yitwikire iryo darapo hakabaye hari ibindi byabanje either kubivuga muri disikuru cyangwa se kugira ama disikuru asa naho ababogamiye cyangwa aborohereza disikuru yo kuborohereza yagiye avugwa kwa papa akageraho yambara idarapo
simbizi ni ifoto nabonye yacishikaye cyane kuri Twitter cyane birashoboka ariko nukureba originalite yayo niba ariyo ukareba kuri Vatikani website niba hari ibyo banditse iyo foto iriho hano hari uhagarariye papa mu Rwanda hari conseil episcopal ngira ngo na cardinal Antoine Kambanda wamuhamagara ukamubaza ati kuko ibi bintu wowe ugera Vatikani ku buryo bworoheje byaba ari byo ntabwo rero ngira ngo nabifataho umwanzuro kuri isambi ifashe nkaho ari montage ari photoshop ariko bibaye ntabyakira ariko ibyo maze kwakira ni byinshi none se wagira ute nta kundi ariko byaba ari isi yaba yafashwe Anglikani iragiye abaporoso nako abakatoliki kabiragiye nayo wabasigaye les musulmans kandi bwose byaba birangiye ariko by the way nubwo nyamvuga abantu bakagira ngo bamwe hari abageze kuba ngo kora mvuga ku batinganyi ngo no kubyamamaza ariko a quelque chose malheureux bon niba ni amagambo yanjye ku giti cyanjye niba dutaka ko hari demographie galopante isi iri guturwa cyane niba gahunda yo kuboneza urubyaro iri kweshuha ushobora gusanga iyi nzira y'ubutinganyi yaba imwe mu byo kugabanya abatuye isi kuko niyo yonyine accouplement sans produit yego niyo mibonano mpuzabitsina itaganisha mu kubyara yego pourquoi pas ababyamamaza bataba ariyo option bafashe twigishije planning familiale biranga UN yashyizeho FINWAP biranga bashyizeho uburyo agakingiriza ibiki byose n'imiti biranga urabyumva hasigaye iki rero ni ugupromotinga mariage zitagamije kubyara nabyo birashoboka ufite imbaraga kabiri Karegeya reka nsoze mbiveho niko kantu konyine kari somehow positive ku bintu by'abatinganya ni ukuba batabyara kuko twigwa turira ngo abana buzuye umuhanda ariko urumva Minisante ifite amafaranga ya planning familiale FINWAP itanga financement UN urabyumva kandi byaranze agenda politique irimo yisi harimo icyo kintu cya depopulation nyine ntuze planning familiale byose depopulation nuko ari politique bijya muri politique de la population nyine gestion de la population ariko depopulation na planning familiale byose ni depopulation si cyo kugabanya umubare w'abatuye isi se nuko rero so rero ufite muri filosofie kugabanya abatuye isi akabona planning familiale byaranze FINWAP ivuga bikanga RBC Minisante bikanga akavuga ati rero reka dupromotinge abashakana batagamije kubyara ni nka kwa kundi yigeze kuza gahunda imibita ibaze kuba myinshi babona itapfa gucika bazana twa dusimba tuyirya ku nkuta urabyumva kuyica byananiranye reka tuzana udusimba tuyirya urwo ni urugero n'ibindi ni ukuba nicyo bita adaptation cyangwa mitigation ni gute twabana no kuba abantu baranze kuboneza urubyaro kandi isi ni gute abantu bo kwisi bagabanuka malgré que imyumvire y'abantu mu kuboneza urubyaro ikiri hasi bati rero kadushyiremo kuko kuboneza biba bivuga ngo wabyaye umwe wabyaye babiri none reka dupromoting abashakana batagamije kubyara izi mbaraga zishyirwamo uzabiza amafaranga ndetse na media n'ibiki nayo ni amafaranga niho hantu byerekeza ntabwo ariho byerekeza nuko nshaka kukwereka ngo amafaranga yabaracishijwe muri FINWAP agamije planning familiale imyaka igihe yabereye uzi ko mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi twari dufite na UNAP ikigo kikomeye kigenga cyakoraga hariya hafi ya Panafrica gifite DG ari ikigo gikomeye nubwo inyuma itabayeho ariko ibyo bintu iyo programu hahoramo amafaranga ntibikunda duhora abaturage bakagomeza biyongera ku isi so amafaranga yajyagaho uyatanga ni nawe uvuga uti ko ndeba abaturage baba benshi ku isi ni ikihe kindi twakora niko kuzana twadusimba turya imibu niko gupromotinga abantu bakora mariage batagamije kubyara hakajyamo amafaranga financement publicité uburenganzira amawe nije abakoraho abakozi abastaff bayo bagahembwa menshi none buri bikazagera ahantu abantu babona ko ari nabyo bizima kuko iburayi ngo ubu ngubu no kugira ngo niba ufite dossier ituzuye ukadekarara ko uri muri abo bantu baguha priority so niba rero
ayo mafaranga nayo kuvuga ngo nayo twatanze muri FINWAP kuri planning familial ntacyo yatanze, reka tuyaganisha ahangaha kuko hono twizeye ngo ntabwo ari ukuboneza urubyaro, ni ukuzinuka urubyaro itagamije kubyara. Yego. Iyo rero kushyiramo amafaranga menshi c'est parce que ngaho hera icyo gihe FINWAP ibaho amafaranga yajyanwemo ntibikunde, bashaka kuyorienta aho ngaho. Niba bishyiramo amafaranga umwana akajya byiruka kumva ari ibisanzwe, directeur akaba umwarimu mwishura akayabyigisha akumva ari amahitamo ye, kandi none wajya kubona akazi bikazagera ahantu bajya bavuga ngo kuba ari umutinganyi ni akarusho. Kuko iburayi ubu ngubu kubona visa ibikiri biki, donc ukavuga kuri muri iriya kesi dosiye yawe bayishyira imbere ikihuta bakagushakira abavoka b'abahanga. Ibaze nitugera ahantu rero bandika ngo turi gutanga akazi ariko kuba uri umutinganyi nakarisho, nitugera aho ngaho ntibazaba batsinze se, bizaba bikaze. Nyemerera mbanze mugire abadukurikiye ko ukeneye indabo nziza cyane zo kwifashisha yaba mu birori cyangwa se mu biriyo, ushobora kuba washaka cyangwa se wahamagara Iraguha Flowers. Iraguha Flowers bakaba bakorera mu mujyi wa Kigali, bakaba bashobora kuguha indabo ukeneye. Ushobora kuba wabahamagara kuri nimero yabo 07 18 50 63 07 18 50 63 ukavugisha Iraguha Flowers, bakaba baguha indabo mu gihe waba uzikeneye, ukeneye gutungura umuntu wawe, ukeneye guha impano umuntu wawe. Akenshi indabo ni ibintu bijyana, wabaza muri Iraguha Flowers. Dusoreze kuri iki kintu kugira ngo tugire aho duhinira kijyanye ni speech ya Rusesabagina ubwo yari mu nama rwose projectinze ijwi rye rwose aravuga ati ndashimira mwe mwagize uruhare mu irekurwa ryanjye. Avuga bande? Umuryango we, Human Rights Watch. Komeza. Bose ikimbabazi shwi nta gikozwe. Ni inkuru yanditswe na Igihe. Nayisomye, ntabwo nari nareba iyo speech ariko nabonye uburyo bakotinzemo ibyo yavuze. Uku kwigamba kwa Rusesabagina kwagutunguye mbere na mbere? Ntabwo kwantungura. Ibyo avuga nibyo nuko bitavugika. Ariko ntabwo ibintu byose ari nko kubivuga. Nibyo mukuru arinda yavugaga. Niba yabyise igitutu se ni kibe cyo. Siko mukuru arinda yavugaga. Ibibuze igitutu cyo kitwaye iki? Naguhaye urugero tuvuga kuri iyi case ndavuga ngo n'umwana mu rugo aravuga ngo sindya umugati udasize. Ukagura marigarine si igitutu. Igitutu kizweho n'umwana wawe kitwaye iki? Igitutu kizweho iyo mpanze kuvuga ngo media ikansi yajyaga kutwohereza ahantu nakundaga kwanga amajyepfo n'uburasirazuba nkahitamo uburengerazuba n'amajyaruguru. Urabyumva? Ariko PC meka kashyiraho igitutu ngo urajya Rwamagana byanze bikunze. Si igitutu ariko ni databuja kandi ni uzampa amafaranga. Igitutu se gitwaye iki? No, igihe cyaba kinegative visa ariko igitutu nacyo gitwaye. Biterwa n'igihari. Biterwa n'igihari. Uzari igitutu kirenze wenda kuba umbwira ngo ufatisha mikoro iburyo. Iriko ubu hari igitutu kirenze kuba ubemba mu mafaranga y'u Rwanda wenda nkeneye amadolari. Hari igitutu kirenze kuba ntaza nambaye isengeri. Sumbwira utuzana agashati gateye. Arewe. Igitutu biterwa ninde ugishyira ku wundi harimo iki? Ukemera we agamije iki? Ni ubuntu se? No ni win. Ni win. Ibi bintu bya Rusesabagina nabikubwiye. Uribuka Businge bivuga kuri Aligazira. Ibintu ministre wa justice yavuze bwo Karegeya bavuga iki koko? Uribuka Rusesabagina avuga ati ni muburanisha ibyanyu nge nigiriye kwiryamira amageragere. Ngo urukingo rwanyu sizarugarukamo. Birabo. Uribuka ntuzaba wa mugabo waje Sankara se? Oya wo muri Amerika. Wo muri Amerika Blinken. Haraza. Uraca birabo. Kuba yagera ari akabivuga bitwaye. Okay. Nuko byiswa kwigamba ariko ibyo avuga nibyo. Nubwo bitagakwiye ko abivuga. Okay. Nta kindi. Ubwo ikosa no kuba bivuze ariko ubundi nibyo.
he ariko namukura arinda umuvugizi wa guverinoma yavuze ngo tusipoze kibaye icyo gitwaye iki ahubwo bakomeza kubikuririza nibo bafite ikibazo we ikibazo gihari ko yabivuze nko kwiyemera kugira gute ariko cyarabaye ariko ntiyagombye kuba promoma yagombye ibyanditse niba ari imbabazi yagombye kuba avuga imbabazi ibaruwa yanditse avuga ati sinzongera kuvuga ro ku Rwanda n'igisano yego nyine we yavuze ibitandukanye n'ibyanditse mu mpapuro zimurekura harimo imbabazi ariko cyari igitutu kandi bibaza aho yabivugiye niho yaziherewe se oya niba niyo mwungera akiri tayari bongere bamuzane wenda niba byaba icyaha gituma bamusubizamo bakongera bakamuzana bati wavuye hano ari imbabazi ugeze uvuga igitutu garuka kandi nabyo birashoboka Karegeya kansorezaho urakoze cyane sawa